iyi nkoni yanjye mubona nyikwicazaho ufite ibibazo ibyo ari byo byose, barakuroze kutabyara, kudashaka ko bakuroza ucuruza ntibigende, kwicaza kuri iriya nkoni. Ushobora kuba uri mu Rwanda na muri mu mahanga, urambwira iyi nkoni yanjye nkubwira ibyo ukorera aho ngaho nkagufasha nkoresheje inkoni yanjye mubona aha ngaha. Ngende muganga rumanura inkuba, barakuroze barakuzengereje amarozi y'amategana amatemikana amaherano kurotakuzwa n'imyuka mibi, uracuruza ntibigende, uranyegera uko bakuroze kose. Mfite inkoni yanjye navanye na Nigeria rwose ndabigikemurira. Urabona ko naje hano ku gicumbi ca papa, niyo mvu neza nyaga kugira ngo ndangize ibibazo by'inkoni. Yego ushaka kubaza uti se bimeze bite, uzampamagara umbaze nugira amatsiko y'inkoni nkusobanura uko inkoni ikoreshwa. Nyikwicazaho waba uri hose, barakuroze utabyara nyikwicazaho, kudashaka ko bakuroze nyikwicazaho. Iyi nkoni urayibona ngiye ahangaha. Iyi nkoni rwose ni iki mu bibazo byanyu byose, ni igisubizo nabazaniye. Murakoze. Imbaraga mu nkoni zanje zirimo. Yego ariko utari kumwe n'Imana nta kintu wakora. Imana yahe? Imana yo mwijuru. Yego yego, Imana yaturemye. Reka nanone munyemerere inshuti zacu z'akadasohoka tubasuhuze kandi tubifurize amahirwe n'imigisha byose bituruka ku Mana, Imana rugira byose. Abari mu mpande za kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, tutibagiwe n'abari mu bihugu by'amahanga, abanyarwanda muri mu bihugu by'amahanga, mu bihugu byo mu isi, mu bihugu by'Uburayi na Amerika, ndetse n'abari mu yindi migabane itandukanye, by'umwihariko abanyarwanda mudukurikira muri mu bihugu bya Afurika. Mwese mumererwe neza kandi tugusabe gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bibageraho mu ba mbere tukimara kubitunganya. Ni ibintu by'agaciro cyane. Hano ku Mwana TV twiyemeje kubazanira inkuru n'ibiganiro, ariko twibanda ku bintu byose nawe ushobora gutekereza. Hari ubwo tuzana inkuru zibashimisha n'izitabashimisha. Impamvu ni iyihe? Ni uko muri sosiyete izo ngeri zose zirahari. Hari abakunda inkuru wenda bashingiye ko bavuga bati iyi nkuru iravuga ku ijambo ry'Imana. Hari ukunda inkuru y'abavuga amateka y'ibintu n'ibindi, hakaba n'abakunda inkuru zijyanye n'imyidagaduro, hakaba rero n'izindi nkuru za bizinesi, inkuru za bizinesi z'ubucuruzi mu ijambo rimwe. Reka munyemerere tuganire n'umuvuzi gakondo umaze kubaka izina, navuga izina rye bwite n'izina ry'abanyarwanda, kuko amaze kugenda yigaragaza ko ari umuvuzi ushoboye. Tunabonereho tunasuze n'abandi bavuzi gakondo hano mu Rwanda, ho muri hirya no hino. Mwese ni mumererwe neza. Twakire mugenzi wanyu, umugabo ukomeje kugaragaza ko afite ubuhanga mu bijyanye no kuvura, yitwa Rumanura Inkuba. Uyu mugabo ni uwo mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, akaba akorera mu turere twa Musanze, akarere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Burera. Akanatembera akagera kure. Rero twagize gutya rero twumva abakunzi bacu muratubaza mutese umuvuzi gakondo witwa Rumanura Inkuba ko tutakimubona. Natwe rero twagerageje kuvugana nawe, ngira ngo murabyibuka mu nkuru zacu twatambukije, twamuhamagaye ari mu gihugu cya Nigeria. Umugabo rero ugenda cyane ko avuga ko abagiye kongera ubumenyi bwe n'ubuhanga no gushaka imiti ikomeye. Ni umuvuzi gakondo tugiye kuganira nawe uyu munsi. Ndizera ko wowe nimba inkuru nkuzaniye wari uyikeneye, ni byiza cyane uyisangize n'abandi. Tugiye kwakira uyu muvuzi gakondo Rumanura Inkuba, namwe ntimutujye kure. Muganga Rumanura Inkuba, muraho neza nanone? Muraho neza. Reka tugusuze kandi twongere tuguhe ikaze. Ni sawa, urakomeye? Ndakomeye nta kibazo. Yego. Aha, reka mbere ya byose wongere wibwire abadukurikiye, ibindi tukomeze tubiganireho. Icyo nabwira abankurikiye, ndi muganga Rumanura Inkuba, nahere kenshi mbabwira nimero yanjye ni 0784 422 1 787.
kubera icyo banje nimero yawe rumanura inkuba. Impamvu banje nimero yanjye ni uko hari benshi banyitirira bagashamo nimero zabo mu biganiro byanjye bakohereza abantu amafaranga bazi kenje bahaye kandi bagiye kohereza abandi. Niyo mbanze kuvuga nimero zanjye. Keshi nzajya nzivuga mu kiganiro. Yego. Kugira bamenye ko ari muganga rumanura inkuba bakurikiranye koko. Yego. Yego. Tuguha ikaze barakuzi si ubwa mbere bakubonye ariko mbere ya byose twongera kukubaza ku bijyanye n'ubuvuzi bwawe ugize gutya urabura mu gihe kitari munsi y'amezi ageze kuri 2 utagaragara hano ku butaka bw'u Rwanda. Waruri he waruri mu biki? Bo maze iminsi nagiye Nigeria. Yego. Nagiye gushaka imiti no gushaka inkoni ubona niyo mpamvu ngeze hano mu ishamba ahantu ku gicumbi ca sogokuru. Yego. Ubwo turi ku gicumbi cya sogokuru wawe. Igicumbi cya sogokuru wanjye. Inkoni nayihaye kugira ngo nze mfashe abanyarwanda n'abanyamahanga. Yego. Abantu bakurikirana. Niyo mpamvu inkoni ngezanye ku gicumbi kwa sogokuru kugira ngo nereke abanyarwanda abanyamahanga ko ntabuze ko nari mari nibyo nagiye gushaka. Reka tubanze tumara abantu ubwoba n'igihunga. Iyo abantu bumvise umuvuzi gakondo bahita bagira ubwoba. Banza ako kantu ndagira ngo banze ugasobanure. Oya kugira ubwa nta kibazo nta birenze. Ngenda umuvuzi gakondo isi yose iranzi nitwa muganga rumanura inkuba. Hari benshi bagiye banyitirira ku biganiro byanjye barya amafaranga y'abaturage narembi ko kiramo babwira nimero yanjye ni 0784421787. Ingwara mvura narazivuze mvura amarozi y'amategano amatamikano amahuhera no kurotaguzwa imyuka mibi amashitani n'ibindi. Barakuroze gucuruza ntibigende dore inkoni yanjye urayibona uko baba barakuroze kose. Koresha inkoni yanjye aho waba uri hose uri mu mahanga uri mu Rwanda gufasha nkoresha inkoni yanjye n'amazi yiwawe gukemura ikibazo ufite. Yego nta kibazo imbaraga muri mu nkoni zanjye zirimo. Yego ariko utari kumwe n'Imana nta kintu wakora. Imana yahe? Imana yo mwijuru. Yego Imana yaturemye. Yego Imana yaturemye. Okay. Reka noneho udusobanure rero uru rugendo rwawe uvuye mu Rwanda ufashe rutema ikirere ugiye imahanga. Intambwe ya mbere ni iyihe kubera iki watekereje kujya kure? Ese mu Rwanda nta miti ihari nta bushobozi buhari? Tubwira icyo kintu cy'impamvu yo kwambuka ukajya kure. Icyo nagiye gusobanura ubwo mwampamagaraga ndi Nigeria mumbaza ngo abantu barambuze ngo mbahehe nibasobanuriye ubwo navuganaga namwe. Nimbaraga naje gushaka nari ntafite. Ariko icyo nshaka kugira abanyarwanda n'abanyamahanga bambaje ngo mbese ngo ubwoba ndashaka kujyana abashubwa kuri inkoni. Bashubwa kuri inkoni kubyo dukora dufatanya n'Imana nabivuze keshi turi kumwe n'Imana kintu wageraho. Iyi nkoni rero mu bintu bigaragara urabona ko ifite ibimenyetso. Yego. Ifite ibimenyetso ibimenyetso bimeze nk'igishushanyo cy'inyamaswa yitwa inzoka. Yego. Banza udusobanurira aka kantu kubera iki ifite iyi forma mu kubera iki? Inkoni niyo navanye Nigeria. Yego. Hari ukuntu abantu babaroga bakabaroga amashitani n'imyuka mibi n'ibindi. Nkoresha inkoni yanjye kugira ngo ibyo bintu mbigukuremo. Yego. Iyo nkoni niyo ukoresha kugira ngo ubashe kwirukana amadayimoni ari mu muntu. Iyi nkoni niyo nkoresha. Ibintu byose nkora ibyo nakoreshaga narabiparitse nagiye gushaka izindi mbaraga nkoresha inkoni. Yego. Yego. Ampamagara uzamanza umwitimuga nyereka ya nkoni yawe. Kuko hari benshi batwitira bagafata ibiganiro byacu bakabicamo nimero za kujya barya amafaranga abaturage. Yego. Utukiri kuri icyo kintu cyo kwiyitirira amazina yanyu ese byo nta bihano bihanishwa umuntu nk'uwo nguwo cyane ko bahita batekereza batese nimba afite ubwo bushobozi kubera iki adahana abantu cyangwa se hari uburyo namwe muvuga muti reka tubareke barye reka cyangwa se tubyihore hari izindi nzego bireba byo mubifata mute? Ngemenye umpana umuntu wampemukiye menya ko umuntu yampemukiye ari uko hari umpamagaye ambwiye ati nje umuntu yandiriye amafaranga akwiyitirira aho ndamuhanda gose ntambabazi nta n'imiyaga mushiriramo. Okay. Muganga komeza utubwire abantu ufasha baba bari mu zihengeri kandi ubafasha ibiki wumva koko nawe uvuga uti bino bintu bimaze kubangamira abantu biraza no kugenda unabagira inama y'uburyo bakwiye kujya bitwara muri rusange. Abantu mfasha ni abakobwa babuze abagabo.
ngafasha abagore n'ambase abagabo bafite amakimbirane mu ngo bitewe kuba barozi, ngafasha abatabyara kubera kuba barozi, gucuruza ntibigende, abo ndabafasha. Mvura amarozi y'amategano muri rusange, mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amahoherano, imyuka mibi, amashitani. Uracuruza ntibigende, barakoze bakujubije, baraguhiga muri karitsiye, barakubeshera, kigihe hari gihe barurwa ngo bagushizemo umuti w'igikundiro ndawufite. Uraza ukambaza gose ngaguhereza umuti nta kibazo. Imina nge nayikubwiye 078 4 2 2 1 7 8. Yego. Reka turebe twambuke nkuko wagiye aho ngaho mu bihugu bya Nigeria kandi abantu bamaze kukubona ku mbuga nkoranyambaga utanga ibiganiro by'ubuvuzi wakiriwe gute aho ngaho irwota amasimbi? Nageze rwose bakiriye neza, warabimbajije ubwo n'indi Nigeria, ndagusobanurira nkubwira ko mu byumweru 2 nzaza mu Rwanda naje, ari mpamvu afashe inzira kuza kundeba. Gusa na makosa nk'iyo naje hano mu irishamba baca kwiberaho ngiye nyine gusa kugira manze nkuri byanje mbirangize. Yego ubutaharo nibyo nakubwiye kesho zumanze umpamagara nteguze, nta mpamvu yo kumfatira ngiye kuraba muganga ahantu ngaherereye. Ngumba navuze nikankuvugishe kugira ngo mutagira abanyamakuru ndabazi mugenda musabye abantu ngo twagiye gusura umuganga ngo bimeze guca ngo yatwimye karibu ngo yanze kuduha karibu ningera umanura inkuba. Nimero yanjye ni 078 4 2 2 1 7 Nundi wese w'umunyamakuru ukeneye ko tuganira nta kibazo. Mwaye karibu wanjye. Yego. Tugende nkubaza ibibazo bitandukanye noneho by'ubwenge kandi ngushimira ko nubwo rimwe na rimwe nyine bitugora natwe kubabona, rimwe na rimwe tugaforsa kuko abantu baba bakeneye kumenya ubuzima bw'abantu nkamwe uko umunsi ku munsi ubukwiye kugenda. Reka umare abantu impungenge unatubwire weruye. Hari abantu benshi bavuga ko abavuzi gakondo muri iyi minsi ukuri ngo kwabaye guke ku bavuzi gakondo, bikaba byakitirirwa n'abandi bakora neza bagashimwa muri rusange, cyane ko nimba igihugu cyarabizeye urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda rukabona ko mushoboye bakabaha nanone n'imbaraga cyangwa se bakabaha ibyangombwa bibemerera gukora bino bintu kumugaragara, ariko ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Izo nkuru turazumva cyane ko abavuzi gakondo rimwe na rimwe bajya bagira abo bahemukira nko kutabafasha serivisi babasabye. Urabivuga iki? Ngiye nta gushora iki nshatse kuvuga barahari, ariko ngiye umpaye amafaranga yawe nkabona ko ibintu byawe bitari bwashoboke ngusubiza amafaranga yawe. Reka da ndayagusubiza pe. Iyo umpamagaye tukavugana nkinjira mu bintu byawe nkabona simbishoboye ngusubiza utwe ko ntacyo mba nagufashije. Yego. Umusubiza ibye ntushobora kushaka uburyo wenda wamuhuza n'abandi umusubiza amafaranga. Guhuza n'abandi nguhuza n'abandi kibazo niko guhuza n'umuntu akakuru dufana gikina gufasha. Ndikibi binaniye ndarekera kuko ntabije binana kandi abantu bansuye ni benshi, abanyakuru bansuye barugwe nafashe ni benshi kandi namwe murabizi. Iyo mumbaza gucura mu mungora. Aha turahita dufatanya rero niki mushimira urugaga rw'abavuzi gakondo muvuga muti hari ibyo rwadufashije, nimba bihari mushimira iki urugaga rw'abavuzi gakondo? Tunashimira mbere na mbere nashimira Perezida wa Repubulika waduhaye uburenganzira, ngashimira n'abaduhagarariye mu rugaga rw'abavuzi gakondo. Ni intambara ikomeye cyane bura kwitwa ngura umuvuzi na muri dogiteri, ni ikibazo gikomeye cyane, intambara ikomeye cyane. Nuko hari ubumenyi bufite namba ubushobozi bufite, hari abandi babukubonyemo, babandi wagiye ufashe n'abagenda kurangira abandi bati muganga waradufashije, tugiye guha abandi bakiriye. Muganga urashoboye tugiye guha abandi bakiriye kugira ngo ubake izina biragoye cyane. Nuko hari ibintu bo warakoze kandi bigaragara n'amaso y'abantu. Tunashimira abanyarwanda n'abanyamahanga nambase baduhagarariye, nambase ahagarariye urugaga rwacu rw'abavuzi gakondo. Ni intambwe bateye kugira ngo batumenyekanishe ntabwo tumenyekane. Yego. Tugaruke kuri iyi nkoni yawe. Abantu bakwakira gute iyo babona utambuka ufite iyo nkoni? Wowe wiyakira ute? Iyi nkoni byo barayitinya cyane. Banje nta mushobora kundoga, nta nushobora kungambanira, nta nushobora kunyigaho birenze namba ngandoge nginyatsi ngo ngamarozi y'amategano ngo kutabyara. Nje mfite umuti tumi ibintu byanje bijyana nabivuze nakera hose. Iyo bambona n'inkoni barantinya, benshi banyita umupfumu, bandi bakanyita umuvuzi, bandi bakanyita muganga, banyita amazina atandukanye. Ako ngenda umuvuzi gakondo, ndasenga nsengera mu itorero ry'inshuti. Yego. Nsengera mu badezani.
itorero ry'inshuti Dezami. yego ndi umukristo ariko umuntu yakwitendetseho ukaza ukandeba nanjye namwitendekaho kuko dufite imbaraga gusa dufashwa n'Imana. Ariko iyo narakaye umuntu yakurakaje ko gutinjiye mu nkamfasha umuntu yandakaje nanjye ndamurakaza. Yego hari abagira ibibazo bitandukanye ugasanga ibyo bakora bigiye birimo inyatsi, kumva umuntu arakubwira ati jewe byaranze, ukumva umuntu ati jewe narahemukiwe cyane ko turi mu isi y'ubuhemu, isi tugezemo isigaye iteye ubu. Abo bose iyo baguhamagaye urabafasha ibintu bikagenda neza cyane rwose, mbarafasha bikagenda neza. Rero umuntu uri hanze, uri mu Rwanda, uri mu mahanga, uzampamagare ngo ufashe uti wateganguje kundeba. Nukenera kuza kundeba ngo nzaguha karibi wanjye, ariko si ngombwa ngo uri guteganguje kundeba. Mfite ubushobozi butuma ngufasha bya bikarangira. Yego, reka noneho tugende tugana ku musozo tunagushimira ko rwose uba uduhaye inkuru benshi bakeneye, ariko gira message ya nyuma uha abadukurikiye kugira ngo dusoze neza. Navuze kenshi message ya nyuma nuko mbere yuko uja kwivuza namba utanga amafaranga yawe ugomba kumenya umuntu yahaye. Je mfutuzumira igice kimwe cy'ijana cyo mu Rwanda $1 mu Rwanda 51 n'ijana. Imirangi ni 0784222187. Aho waburi hose ndagufasha, mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani, uracuruza ntibigende, baraguhiga muri karitsiye, aho uraza nkagufasha nkaguhereza umuti ukabaho neza. Warakwambuye ni byinshi nkora. Yego. Cyo nabyo abanyarwanda n'abanyamahanga no biri kweza amafaranga umuntu, manzuro ujye kwihereza uwo ari we. Yego. Urugaga rw'abavuzi gakondo muheruka guhura ryari? Ese ntimujya mwifuza ko mwakongera guhura mukagirana ibiganiro n'andi mahugurwa, cyane ko na Minisiteri y'Ubuzima ngo ijye ibafasha abenshi, ikabarinda guca indasago, ikabarinda kugira amavuriro mu rugo n'ibindi bigiye bitandukanye? Niki mwasaba ubwo rugaga? Indasago reka mbivugeho. Hari abantu muri imisi bitire ngo bakora bya kirimi, ngo baca bya kirimi, ngo bakuranga ibintu ngo ibyinyo, ngo intananwa namba n'ibindi. Bakabaca indasago bakagira ubwe. Nta ubundi umuntu uzagucurura sago ku mubiri wawe akubwira ngo numuvuzi gakondo, uwo muntu azaba agiye kukubesha no gushiramo ibintu bitari byo. Nta byemewe. Niba usenga ugomba kugumana mu mubiri wawe ukuntu uri, ukakwivuza ukisuzumisha ukamenya ukuntu urwaye. Icyo no kubesha rwose cyane kandi n'ikinyomoze. Abantu benshi bagenda bakabaca indasago bakagira ubwe. Oya, ngiye muganga ramanura inkuba siko nteye, uraza nkagusuzuma nkagufasha ngareba ikibazo ufite. Ubundi inkoni yanjye dore ngiye hano. Yego. Iyo utabyara nyikwicazaho. Iyo wabuze umugabo nkwicaza kuri inkoni. Iyo ucuza ntibigenda inkoni yishira mu nzi wawe, urabibona? Hariko nyibigenza ndi wawe. Urumva? Wishira mu nzi wawe dore inkoni, dore. Wabuze umugabo nyikwicazaho. Ucuza ntibigenda inkoni yanje nyikwicazaho. Barakuroza inkoni yanjye niyo nkoresha. Aho waba uri hose uzampamagare ngufasha. Ifite imbaraga zidasanzwe iyi nkoni. Iyo ubona. Ifite imbaraga zidasanzwe inkoni ubona. Ubwo bivuze ngo abantu batari hano hafi kukubona byagorana ngo bayicareho. Kumbona biragorana, ubwo nyine ngiye kwikoresha nyifata gutyo inkoni ngiye kwikoresha inkoni yanjye. Ukambwira amazina yawe, aho uherereye, ukampereza ifoto yawe, mara kumereza ifoto yawe. Iyi nkoni yanjye nkayikoresha rwose ngo kimuri ibibazo kiroteguje kundeba. Ubundi mbere nakoreshaga amazina n'ibabwiye kesha, ariko nkoresha inkoni. Niyo yanjanye Nigeria. Nigeria ni igihugu kimaze gutera imbere mu buvuzi gakondo. Iyo uhageze wakira gute? Nigeria nkanjye nk'umuvuzi gakondo. Mfite bagenzi banje bici bana ba Nigeria, hari abanyarwanda batuyeho, hari abakongomani, hari abaganda, hari abanyakenya, hari abanyasudani, hari abatanzania bagenzi banje batuyeyo. Abo bose nabavuzi kandi bamajije gutera imbere. Ngiye niyo nkumbonye ntaragufasha ubwegwe nabushoboye nkohereza muri abo ngabo. Nabona kutazakira igihe nk'umuntu aje kwivuza gwaye nk'imitsi nambagwe nk'umugongo agakika ati bana nje manza kugusuzuma. Hareba ngo barakuroze namba ni bakuroze. Nimero yanjye murayizi ni 0784421787. Ukeneye kumuhamagara wambaza na kibazo kuri telefone wandika muganga Romani nkubukankurikirana Toci wani Umwana TV, Imvo TV ni byinshi. Mfite ibinyamakuru byinshi byansuye. Yego. Muganga tugushimire cyane. Murakoze.
Yego nk'uko mumaze kubyumva rero burya bajya bavuga ngo akaryoshye ntabwo gahora mu itama. Ushobora kuba wowe iyi nkuru igukoze ku mutima, ushobora kuba wifuzaga muganga Rumanura Inkuba, ushaka no kuvugana nawe tuganiriye byinshi cyane kandi narabibabwiye. Abantu igihugu cyamaze kwizera ntabwo twebwe dushobora kubima inkuru. Ikindi kuvuga ngo bafite iyo myuka mibi, twe turasengeye nubwo yaba yifite, usibye ko tutashyira umuntu ku karubanda ngo tuvuge ngo afite ibintu tugiye kubimushinza, igihe ari we wivugira ko avura kandi akaba afite ibyangombwa bimuhesha ubwo burenganzira. Ntabwo natwe twamwima ijambo kuko n'abaribahaye n'ababahaye uburenganzira nabo barabizeye. Mbabwira abantu benshi mukunda gushyira komanteri zisa naho zitandukanye n'ibyo dukora, mukavuga muti ntabwo izo nkuru rwose ntabwo zikwiriye. Oya, buriya mu isi tugira ubuzima butandukanye. Ushobora kuba wowe itagushimishije, ushobora kuba utayikunze, ariko hari undi uyikeneye. Uko byamera kose hari undi uyikeneye, cyane ko abangaba ntabwo ari abavuzi gakondo gusa, ni abacuruzi kimwe n'abandi. Nawe uzaduhamagara tugufashe kwamamaza ibyo ukora, tugufashe kumenyekanisha ibyo ukora. Mbibutse ko uyu muganga witwa Rumanura Inkuba ni umwe mu baganga dukunze kuganira hano kuri bino bitangazamakuru byacu, ariko akaba ari umuntu ushoboye koko. Icyo nakubwira ni uko burya nawe uba ukwiye gushyiramo ubushishozi bwawe, ukaganira nawe neza, ubundi ukamusaba ibyo agufasha, ukumva ko bihura neza nuko nawe wabyifuzaga. Utavuze ngo nabonye atambuka hano, nabonye atambuka hano. Oya, wowe ukwiye kuganira nawe witonze, ukagira n'ubushishozi kugira ngo ibintu byawe bize kugenda neza. Mbashimire rero nshuti zacu z'akadasohoka, abavuzi gakondo mwese bo mu Rwanda, nimba mwifuza ko tuganira namwe, mukatubwira ibyo mukora, mukatubwira ayo mabanga yanyu mufite, tubahaye ikaze. Ikindi ni uko umuntu wese wigana iby'abandi, mumenye ko amategeko arabihanira byanga bikunda. Iminsi iba umwe igahimwa n'umwe. Ni byiza ko nimba uri umuvuzi gakondo, gana urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda, ruguhe access kugira ngo ibyo ukora bibe ari ibintu koko bishobora kugirira abantu akamaro. Mwagiye mubibona ku bitangazamakuru bitandukanye, aho abantu bagenda bapfobya umwuga w'aba bantu, ariko kandi nanone bimaze kugaragara ko hari aho tujya tubona banakoze n'ibikorwa by'indashyikirwa, aho basuye abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero ni umwe mu bantu bakomeye batembera ibihugu, yewe rimwe na rimwe bagiye kongera ubumenyi n'ubuhanga bwabo bwa buri munsi, cyane ko kiri na muto. Burya ngo akanyoni katagurutse ntikamenya niyo bweze. Nanjye nabagurukiye mbagera mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka. Mukomeze mugubwe neza. Abifuza kubaza Rumanura Inkuba byinshi no kumwivuzaho, mumuhamagare. Nimero ye niyo ngiyo twashyize mu kiganiro. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani.